wanakimbia. Yesu, Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu. Ndio naua watu wabani kwa siku plus Yesu eshano kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Yesu wangu. Watu banaisha. Bado maiti zile zinaenda mule. Aisha hapa. Banapiga bombe. Ona isi watu wanakimbia. Yesu. Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu. Ndio naua watu wabani kwa siku plus Yesu eshano kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Yesu wangu. Watu banaisha. Bado maiti zile zinaenda mule. Watu banaisha hapa. Watu wanaanza kimbia ku place. Kama bora ganizi. Ngoja maende ku place kwa meeting. Kama we. Zaine bali. Zaine bali. Umoja huu watatu. Na wale shimbe nana lala. Tubabwire yuko mu gihe twari tumaze gukora iyi nkuru turimo tuvuga uburyo ki hariya ibirori birimo bigenda neza. Muri uyu mwanya Corneille Nangaa yaramaze gutambutsa ijambo rye birangiye n'ubundi hariya Awazalendo wateramo igisasu aho abantu bahise bakwira imishwaro, benshi muri bo barakomereka, abandi birashoboka yuko bashobora no kuba bapfuye. Wakwibaza uti ibi bisasu bivuye hehe? Wakwibaza uti mu gihe abaturage bari bishimye barimo baririmba bishimiye ubuyobozi busha bwa M23 buje kubaha umutekano, kuri uyu mwanya ibisasu bibashe bamwe birabahitana abandi barakomereka. Ni ikibazo gikomeye cyane kigaragaza neza yuko ubugome bukiri bwinshi cyane hariya i Bukavu. Intera hamwe ndetse na Wazalendo biragaragara yuko benshi bagifite ibisasu ndetse n'intwaro mu mazu. M23 mufite akazi gakomeye cyane ko gusukura uwo mujyi, mugenda mukora musako mu mazu kugira ngo mubashe kumenya abaturage baba bagifite imbunda. Ni ibintu bibabaje cyane aho mu bigaragara byari bisa nkaho biregeye kuba byahitana bari abayobozi batandukanye bitabiriye uyu muhango. Reka dukomeze tubihanga amaso tuze kwibaza uko biri buze kuba byagenda. Umwanzi iteka ahora ari umwanzi kandi nta na rimwe umwanzi ajya yishimira ibyiza. Mu gihe abaturage bari bishimye baririmba indirimbo z'urufaya, ubona ko koko banezerewe bitari by'uburyarya, dore ibyo umwanzi abakoreye aho atangiye kubasharingamo ibisasu. Kuri ubu ndabona mu mavideo barimo batwohereza, abenshi barimo bariruka, abandi bakomeretse, murabona yuko barimo bagerageza guterura abakomeretse. Turaza kuba tumenya ngo byagenze gute, ibisasu byavuye hehe? Ese mu gihe abantu binjiraga baba hari abinjiranye ibisasu, ese byaba byarasiwe kure mu buryo bwiza kandi busobanutse? Twizere rero yuko abayobozi bacu bose bavuyemo ari amahoro, kuko umwanzi ndabizi neza yuko aribo yashakaga cyane. Ari twatangiye dukora mbere, murabona yuko abantu bishimye baguwe neza, aho bishimiraga yuko mu minsi mikeya bashobora no kuzaba bafite undi muyobozi musha ubasha kubafasha no kubitaho mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko kuri uyu mwanya umwanzi akaba atabashije kwemera yuko ibi birori bisozwa amahoro nk'uko n'ubundi byari byatangiye. Gusa twibutsa abadukurikira yuko ibi bisasu babiteye mu gihe n'ubundi inama yo yari iteganyijwe yo yari yamaze kurangira, aho umuyobozi Corneille Nangaa tayari yari yaramaze gutambutsa ijambo rye
ijambo turi buze kuza kubagezaho mu masaha yandi akurikira. Ariko kandi mu gihe n'ubundi yararangije kuvuga, murabona yuko bya birori birangiye bisojwe n'amarira, aho umwanzi interahamwe ndetse na wazalendo birangiye batera ibisasu abantu bagakwira imishwaro. Kira gihugu kiracarimo akazi gakomeye cyane, aho bagomba gukora ibishoboka byose bari abaturage bafite imbunda mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi bakabasha kuzamburwa kugira ngo n'ubundi zije aho zigomba kuba zaje. Aza kuba tubakurikiranira aya makuru yose uko arimo agenda. Kuko muri kubibona rero murabona ko abantu benshi kabisa bapfuye bakomeretse, bavuga ko ari wazalendo bateye icyo kibombe cyahitanye mu by'ukuri abantu. Hari inkomere nyinshi, ariko kandi ni ugusenga Imana kuko bari abantu ntabwo bafite umutima mwiza pe, ntabwo bafite umutima mwiza. Ni ukwigengesera kubera ko abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byatsinzwe, ni gute bishobora kuza bishaka amahoro ahantu hari amahoro, ariko ibo bakabona ko nta mahoro ahari, bagashaka kugira nabi, bagirira ubwoko nabi. Ariko mu bigaragara byo biragaragara nkaho bashakaga cyane cyane abayobozi bakuru. Hari umugore nakurikiranye uhaye utuka abantu cyane cyane kuri TikTok, ejo bundi yabivuzeho gusa nuko ntabyitayeho ngo mbikurikirane neza. Yari yavuze ko ngo inama iri bubere ngo Bukavu, ngo mugende ngo mutajionea ngo tutabaonyesha gisi tuko. Yavuze amagambo menshi mu by'ukuri, gusa nyine nuko tutari twabimenye ngo abantu tubishire mu gaciro. Ariko yabivuze ni nk'ari ibintu byari byateguwe, ni ibintu byari byashyizwe muri gahunda kugira ngo nyine bagirire abantu nabi, bice abantu benshi. Mu by'ukuri hari abantu bafite umutima udasa n'uw'abantu, ibo bafite umutima w'ubunyamaswa kuko urebye imitima bafite. Uwo mugore karavuga ngo nuhurirana n'undi ku kazi, nuhurirana munyarwanda ku kazi mupe sumu. Mbese bagezaho baye bashaka ko nusaba na mugenzi wawe amazi agushirira mu isumu. Rero mugende mumenye abo muri kumwe, mugende mumenye abo bantu bose bari hirya yanyu, kuko urabona aba bantu bari hamwe bose, bari bagiye mu nama, bari bagiye kumva ibyo abayobozi babagezaho, ariko ibo umutima wabajanye n'uwo kwica n'uw'ubuhemu niwo kugirira abandi nabi. Mu by'ukuri ntabwo bajanywe n'amahoro. Birasaba rero ko abantu bose bigengesera, umuntu uwo ari we wese muri kumwe aho uri hose, ukabona ari muri ubu bwoko, nimba ari ubwa Kayini nimba ariko mbita simbizi, mugende mubirinde kuko bafite propaganda ikomeye, bafite propaganda yo kudushiriramo isumu, yo kuduha isumu. Ndagira ngo no kukuramutsa yo guha n'isumu abifitiye ubushobozi, kuko ko barabipiburiye ahantu hose. So tugende tube be careful, tugende twirinde, tugende twitonde. Murabona abantu kuntu bari bameze neza, ko barabyina, ko baraceza kabisa, bari bishimiye umunsi mukuru. Byari ibihumbi by'abantu byinshi bitagira uko bingana, ariko nyine kubera umwanzi adakunda ibyiza, umwanzi ntakunda amahoro, niyo mpamvu ibi byose byagiye bigaragara. Reka dukomeze tubareke mukurikirane video, mukomeze murebe ukuntu byari bimeze, amashusho y'abantu bari batandukanye, ukuntu bari bishimiye mu by'ukuri kumva ijambo ry'umukuru wa AFC cyangwa se twigwaneho cyangwa se wa M23 kugira ngo bagire icyo babashikiriza. Murabona ko bari kubabyina neza, ibintu bimeze neza. Ariko nyine umwanzi utazushima ibyiza, umwanzi utazukunda amahoro, ashaka kugwanya gusa, ashaka kugira ngo abidobye ibintu byose, byanzira zabo nyine zo gushakisha ahari amahoro kuhagazana ibibazo. Niko kuko rero mu by'ukuri reka dukomeze turebe video, dukurikirane ukuntu byari bimeze, ibyishimo byari bihari, abantu bari baguwe neza, ariko batashe induru zivuga, batashe ikiborogo cyabaye cyinshi. Ariko turizera ko niyenda nta wacu wahasize ubuzima, kandi nimba banahari ntiturabimenya neza, Imana ibakire. Gusa turizera ko nta makuru turumva y'umuntu wacu, kuko hari ikibazo bashobora kuba bagize. Reka rero tubareke mukomeze mukurikirane, mureba aya mashusho y'aba bantu ukuntu bari bameze kabisa. Byari ibintu byiza, byari ibintu bisa neza, umujyi wari ugaragara neza, abantu bari bahujije. So ngaho nimukomeze mukurikirane kabisa.